ya miliyoni y'idolari tayari abakongomani bayihawe bari bamaze kugira gute ni nkaho bari bayiriye. Bigenze bite ko uyu mugoroba mu mujyi wa Goma hari hagiye kubera igikorwa kidasanzwe? Ese Corneille Nangaa Imana Nyagasani ni ibiki byamupangiwe ko Kinshasa mbona yamaze gukaza umurego bwana Fils? Yes, ibintu ntabwo byoroshye hano. Ntabwo byoroshye habe na gato bakunzi bacu ba Top Kivu News. Ni Top Kivu News. Nk'abantu mwe i Burundi hari kuberayo amahano, ariko kuri bo ni ibintu byiza, ariko kuri twebwe hano mu Rwanda ntago ari ibintu byiza habe na gato, ndetse no kure mu 23 ntago ari ibintu byiza habe na gato. Ibi ni ibiki biri kubera? Umugambi bateguye bagawutegurira hariya ku mirambo y'abasirikari b'abarundi bagenzi babo bagize gute bishe, niwo bari gushaka gukoresha kugira ngo baze kugira utuntu twabo bikorera. Ese uyu mugambi ni bwoko ki? Ese ibi bintu bakoze ni bwoko ki? Ese inama bari gutegura hariya ngo bigiye kuba ikintu runaka ukuntu? Byose turaje tubasobanura akantu kandi nta na kamwe dusize inyuma, njye na mugenzi waje Pacifique. Hanyuma rero ubu tuvugana mw'abantu mwe muduteze amatwi maginga ngaya, ndababwiza ukuri ko Kinshasa yakoze aho itagombaga gukora. Ndavuga ukuri ko Wazalendo zatangaje ibyo zitagombaga gutangaza. Ndongera mvuge ko bakoze ikosa ryo kwataka Rubaya kubera guhubuka kwabo ngo barashaka bino birombe bya Rubaya, none bibakozeho. Umutasi ukomeye cyane mu mutwe wa FDLR yamaze guhindurirwa izina ikitwa FCLR. Ubu tuvugana bamaze kumuripura. Uyu rero akaba yitwa uko ishaka. Bimugendekeye bite uyu mugabo ko bamusomanyije n'ubutaka? Ndaje nkubwire uko bigenze, bumwakire neza cyane. Narakubwiye ngo burya uwicishije inkota nawe niyazagira gute niyazazira bwana Fils. Ndaje turambura aya makuru nanone kandi yego mu yandi makuru. Ubu tuvugana muri uyu mugoroba uwitwa Bahati Musanga Elasta amaze kuba hamenyekana abari bagambiriye kumwica n'amafaranga yashyizweho na leta ya Kinshasa muri teritwari ya Masisi, aho yari yiriwe rwose akora ibikorwa byo kuganiriza abaturage ndetse bagaruramo akabaraga. Ese uyu mugabo kuki ari gushakishwa ku bwishi? Niye mpamvu ibi byose muraje mu byumve muri aya makuru twamaze kuba tugira gute tubategurira. Bwana Pacifique, ko numvaga mukanya uri kuvuga ngo telefone ivuye, telefone ngivuye iyi telefone ewe kamana nari nibagiwe. Hari telefone ubu tuvugana ihamagaye mu mujyi wa Goma. Neza bashakaga umugabo bita Sultani Makenga, maze nawe ntiyabatindiye kugira ngo abumvise kana ameze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, maze arabitaba. Iyo telefone iturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika mu maguru mashyashya ngo intare za Sarambwe ngo zirekure ahitwa Rubaya ngo bihuse cyane. Ese bigenze bite? Ni iyihe mpamvu nanone iki gikorwa cyinjiyemo leta zunze ubumwe za Amerika? Ese ibi bitekerezo byabo muraza kumbonera biri buze kubahira. Ndaje dusesengura aya makuru tuyarambure tuyavugeho ibyo twabashije kumenya byose. Ndabifitanga ku gakayi rwose namaze kuba bitegura, muraje byose mu byumve. Ni nako kandi bwana Fils harandi makuru avuga ko MV3 ngo yicaje icyitwa badede, maze baricara bafata agakaramu batora agakayi barandika nkuko nanjye fata agakayi nkandika amakuru nahawe kugira ngo ntaza kwibagirwamo akantu n'aka na kamwe. Aba basirikare b'abarundi rero biziki, aba badede biziki, ibi byose ngira ngo turabifite aha ngaha Pacifique. Yewe buriya amagambo bayanashize nivuga yagenze utese buriya M23 n'abahanga pe barakaze bano mudukurikiye. Aba bantu aba ba M23 dufana dukunda twemera ntago twafanye nabo ntabwo twanahisemo nabi. Oya buriya aba bantu bazi gukina ikarita ku rwego rwo hejuru. Nabemeye wakibaza ngo bakinnye ikarita gute? Niyihe rero nyine abantu bafite amatsiko. Ariko reka nkubwire, hari igihe nyamara njya mbona abanyamakuru bamwe na bamwe hari igihe tuzazira iminwa yacu. Reka nkubwire hari amategeko umuntu nk'umunyamakuru agenda arengaho. Akorwe ntayo turengaho. Wambabariye ariko ko mbizi ko twabikoze. Oya ntayo twarabikoze. Gusa M23 mwabara mwereka mbabwire umukino barimo barabuzi kandi amakarita bari gukina barayazi. Oya ni ibintu byabo cyane ko utatangiza intambara utazi uburyo uzayisoza. Ngo uyu munsi M23 yashyinguye. Aba bagabo bazi gukina ikarita pe. Yashyinguye ndetse
nanjye ntabwo muzi Ubu ariko nta bantu kimwe banjye bazi gukina ikarita abagabo mubareke bikorera ibintu byabo ibyo mwumva mubyumve nyine mubifate uko mubishyiraho ariko ndabizi neza umunsi umwe mugiye kuzatungurwa cyane rwose mugiye kuzatungurwa ariko rero kandi kubw'izo mpamvu hari abari kubigwamo hari abantu baduhaye like ku kiganiro tubasabiye umugisha n'ukuri natwe rero reka tubahe amakuru tuyarambure neza yego rwose mwihangane mukande kuri like hanyuma rero bakunzi bacu yego babikoze hanyuma rero bakunzi bacu niba uzi ko udukurikira ari ubwa mbere nyaboneka ako kantu ka like ni ingenzi subscribe ni ingenzi cyane kubera ko Top Kivu News nitwe dusigaye tubahereza amakuru y'ukuri rwose agezweho yari n'abandi barayatanga ariko amakuru noneho tuba tubafitiye ni amakuru y'ubwino bwa nafisi y'imirwano cyane rwose yes ubaye dufite akenshi agiye kwerekeza ku mirwano ndetse no ku bindi byagiye bibera hirya no hino bwana Pacifique ndashaka kubanza umbwire iyi miliyoni naba nanjye nari muri bamwe bari buze kuyifata nkaba nayihushije si umukongomani yari y'abakongomani nese buriya itse kwigira we nkabawe waba wutese waba umukongomani ute kandi uri umunyarwanda nayo ngo korero dutangira amakuru neza tuyarambure neza rero reka dutangire amakuru neza cyane miliyoni n'ibiki byose banze some ku mazi kuko iyi nkuru yinjiyemo utabanje kunywa ku mazi ushobora kuhasigwa n'ubuzima kabisa hanyuma rero nshuti bakunzi bacu ba Top Kivu News nkuko twari twabibabwiye rwose mu makuru dutangira nukuri kose gushoboka uyu mugabo bamwita Colonel Wiringoma mana nyagasani mana yanjye bamwita Colonel Nanga uyu mugabo yari yashyiriweho amafaranga akayabo ka miliyoni y'idolari iyo miliyoni murayumva ntagiravaho gusa amwe mu makuru mfite hari abayitsindiye gusa uburyo bayitsindiyemo ntibarayihabwa ahubwo basabye ikiraka abo nabahe rero ndaje mbasobanure ariko mbere gato yuko twinjira kuri abo bantu bayitsindiye cyangwa se bemeje ko bagiye gukora icyo gikorwa bakakisoza bagahabwa iyo miliyoni ndagira ngo tubanze twinjirire ku bantu bari bamaze gusa naho bakora ubugambanyi none hanga muri mugoroba ubu tuvugana Colonel Nanga bikekwa ko ari mu mujyi wa Goma ndetse mu misi yejo bundi habayeho inama yagaragaye no kuri video ari kubazwa kubijyanywe n'urupfungo rwa Colonel Wiringoma n'abasirikare biwe ngira ngo nta n'ikintu yabatangarije warabibonye rwose ibyo yavuze nibyo bamubaje birahabanye kure cyane ahanga rero Colonel Nanga numwe mu umuyobozi mukuru wa AFC M23 ngira ngo murabizi neza cyane ibyo si ibintu ndi butindeho bavuze yuko rero kuva barabuze makenga bakabura Colonel Wiringoma bagomba kwita bivugana uyu mugabo bamwita Colonel Nanga niwe muyobozi mukuru ndetse siwe gusa kuko ndaza no kugaruka kuri governor w'intara Kivu Amajyaruguru Musanga Elasta ndaje ndamugarukaho neza cyane mbubwire nawe uburyo kiyapangiwe n'uburyo yaragiye kwicirwa muri Masisi hanga rero Colonel Nanga mu mwanya mutoya yarari mu mujyi wa Goma ariko haza kugaragara abantu bakomeza kugenda bisirisimba bakomeza kugenda bagenda hari ndabwiza kuri ko umuyobozi nk'uyu nguyu atajya agenda ari wenyine cyo kintu uracyumva ntago ajya agenda ari wenyine uko byagenda uko ariko kose kandi inzira zose acamo burya ziba zabanje kugira gutegurwa baza ngo rero mu mujyi wa Goma bigenze bite ubu tuvugana muri uyu mugoroba hari amakuru nakiriye y'ubutasi aturutseyo avuga ko bamaze gucakira abantu batatu bakomeje kugenda bakurikirana intambwe ku yindi y'uyu mugabo ya Colonel Nanga ndetse Colonel Nanga bivugwa neza ko uburyo kiyara arimo akoramo muvuma hano mu mujyi wa Goma utari gupfa kumenya ngo anyuze hehe bigenze bite kuko yarari mu nyubako zimwe hano mu mujyi wa Goma ndetse nta nubwo bano bayobozi ba FC M23 bagira ahantu hanyaho ho kuba kare ntago wavuga ngo aba muri iyi nzu ntago wavanga araraha ntago wavanga yirirwa aha ntago wavanga ngweraha ngakorera aha ngaha ntago ibyo bintu wabimenya bikorwa mwibanga rwose yego atahagenda gira gute muri gusa iyi misiyo yari irimo abantu benshi cyane ndetse barabigambiriye kuzabica ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko ibuye ryagaragaye itabagize gute itabaritekice inzoka ndagira ngo narabibabwiye mu munsi wejo tuvuga ukuntu muri Nyiragongo ariho ibyo bintu byabanje kugira gute gutegurirwa rero bamaze kubona ko bitari bushoboke aha ngaha hese hinjiramo umutasi w'umufaransa hese hinjiramo abafaransa aba bafaransa rero nibo bamaze gutsindira iki kiraka ngo bagomba kuza kugikora mu ibanga rikomeye cyane ukuntu bari buze kugikora sinzi wenda ari kamwe mu makuru nakiriye nuko aribo bantu bagiye gukoresha ubutasi bukomeye cyane ndetse bari banatangiye kubaka ikigo bakimara gufata tuno duce two muri Rubaya bari batangiye kubaka ikigo cy'ikoranabuhanga gishinzwe ibintu by'itumanaho cyane nyine buretse
ibyo byose ndi kugira ngo nkusobanurire ahantu biri guturuka. Bari babanje kugira gute kugishyira ahitwa Kazinga. Ahangaha nubwo bari bagiye kujya bazamura utuntu tw'udoroni tukozwe mu tuntu tw'udusimbanyira, ngo urabona ko tekinoloji igeze ahantu kure cyane, tuntu dutoya dutonza cyane bazajya bohereza mu kirere. Sinzi ko wanabivuga ngo babyemere. Sinzi ko wanavuga ikoranabuhanga ririho ahangaha ryo gukoresha utuntu tumeze nk'amasazi cyangwa se imibu, nk'imibu tw'ubutasi rwose twagombaga kujya tugenda dutata ikirenge ku kindi cya Corneille Nangaa aho aherereye. Nanone kandi bari bafite ubundi buryo bwo kuzamwicamo, nabwo bakoresheje iyo tekinike, bitabaye ngombwa ko bagira mu mujyi wa Goma cyangwa bakoresha bariyo bo bakikoreshereza ubutasi bwabo. Ari abantu basobanutse bari kunyumva neza cyane, n'abantu wenda mu byumvamo neza cyane, bari kuzakoresha ubwo buryo bw'ikoranabuhanga bari batangiye kubaka hano mu rwose mu bice bya za Kazinga hano muri territoire ya Masisi. None M23 imaze kugira gute, imaze kubisenya, bivuze ngo imigambi yabo igeze gute, irangiritse. Kurumva bari bamaze kubitegura tayari. Niba bavugaga ngo ntago twakoreza drone mu mujyi wa Goma igende imwice, bayirasi itarahagera, bagombaga gukoresha uko tuntu rwose tugezweho dushyashya. Ndagira ngo ndaza kubashakira amafoto yatwo, turaza kuyashyira kuri tambonera inyuma. Ubwo nibwo buryo rero no muri groupe no muri groupe nibwo buryo yari yahigiwemo kwica bwana Fils. Abafaransa n'Abafaransa nyine binjiye muri iyo deal. Nase umukongomani washobora gukoresha iryo koranabuhanga n'uwo cyanyine bakeya. N'aba ngabo bari bapanze kumwica, urumva ko bafashwe. None se ko bavuze ngo amafaranga hari abari bayatsindiye, hari abari bemeje nyine, kandi bafashwe bafatiwe mu mujyi wa Goma. Sinabivuze abo bari bemerewe ko abo ngabo bakomeje kugenda bagenda runono uyu mugabo Corneille Nangaa, ngo baze kureba uburyo ki bamutega bahite bamwica. Aba escort ndetse n'abatasi babo babashije kubavumbura, bibaza abo bantu kuntu bagoma basirikira bo ku telefone barabafata. Abikinshasa bari abantuze bari abafaransa nibo bahise babona yuko diripfa ahubwo atari ubundi ikiraka mwakiduhaye, ikiraka muri kugikora nabi. Twe dufite uburyo twagikoramo, aribwo rero baberetse utwo dukoresho rwose tuntu dufata amashusho n'ibanga rikomeye, dushobora kuza tukazenguruka Goma yose, ntawe uzi ngo karimo, ntawe uzi ngo bimeze, ntituvuga ntitugira gute. Mbese n'udukoresho tw'ikoranabuhanga rigezweho ry'ubu ngubu rishyashya tw'ubutasi tuba dukoreshwa ahantu nk'ahangaha atari hagikagera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo intare zasarambwa ku kantu mu matwi, kubera ko iri koranabuhanga rishobora kuza kugira gute kubakoraho rino koranabuhanga rikoreshejwe mu mujyi wa Goma, ryakora kuri M23 ku buryo bukomeye cyane. Niba bashobora kuzamura uturwa tuntu nabonye bakatutembereza mu mujyi wa Goma, tugafata amashusho, tugatata amakuru, dufata n'amajwi, twakongera tukisubirira hehe kwabashebuja tukajya gutanga amakuru, ndetse ayo makuru tuba turi no kuyatanga tayari. Kurumva tuba turi gukamera amashusho ababagereraho ku gihe, bakamenya ngo umuntu araha. Erega niyo bazamura zino drone zagenda zikata zisoza igikorwa sikigarukira. So ubwo rero ngira ngo barabimenye. Andi makuru mashyashya, uwitwa Bahati Musanga Elasta, uyu nguyu yaragize gute, nayo yari yagambaniwe kwicirwa muri Masisi aho yarari muri iyi minsi. Uyu mugabo rero nawe ni umuntu ukomeye cyane muri M23, numwe mu bantu b'abayobozi bakoze ibishoka ibyo ari byo byose kugira ngo intare zasarambwe zibe zigeze aho zigeze ubu. Numwe mu bantu wumvishije abaturage ndetse no kubemeza icyamwa cyayi mu 23 kugikunda ndetse no kukiyoboka no kugikorera, n'abandi basore yagiye kumvika ngo bajye mu gisirikare bakajyamo. Uyu mugabo rero babonye yuko ari we muntu usigaye ukomeye ufite izina, ndetse abaturage bakunda cyane hano muri bino bice baravuga ati reka tumwice. Kandi ibi bintu ndabwiza ukuri ko bitazigera bikunda. Hanyuma rero bwana Fils, n'andi makuru yo wahoze uvuga. Amakuru ni sawa, ni hatari. Rero abantu ibintu ntago byoroshye, abarundi ndetse n'uyu mutwe wa FCLR, ibi bintu bari barabiteguye na mbere cyane ko bari bazi ko uyu mutwe ugomba kuvuka, ndetse n'abawazarendo cyane. Ari urugamba ni ingamba, nimba ari urugamba navuga rumwe, nimba ukuntu babivuga ni ingamba nyinshi, imirwano bagiye bahuramo na M23. Yego, uribuka ko bajyaga basaba M23, sinzi nimba mwarabikurikiye, ngo mureke tuze dutware imirambo y'abasirikari bacu baguye ku rugamba. Ku bantu bakurikiye amakuru cyane, ubwo bahise babyumva ko byabayeho.
ayo makuru yagiye atambuka cyane, abarundi bakaza bagatwara imirambo y'abasirikare babo M23 yatsinsuriye he ku rugamba. None rero ikintu iriya mirambo bayijyanaga buriya twabaga tuzi ngo bagiye kuyikoresha bwa hehe. Reka imirambo baragiye barayifata bayitsika ahantu, baragenda bayirundanya hano mu cyobo kimwe, 2, 3, 4, 5, barangije ejo bundi imvura iragwa, baragenda barafotora, bafata amavideo, bagira gute, baratwara barajyana. Barangije babijyana kubikoresha imipangu yabo. Imipangu yabo rero ni iyi. Imipangu yabo barashaka kugaragariza, nari nsimbutse akantu gatoya, noneho iyi mirambo bavanzemo n'abaturage basanzwe. Abaturage basanzwe bambaye civil. Abo bagiye bica, bagiye kwiba, abo bafashe aba FDNB bagenzi babo bakabambika imyenda ya FDNB n'ubundi bisanzwe, bakabambika y'abasivili. Bakafata aba FDNB b'abasirikari bapfuye bakabambika imyenda y'abasivili. Bamara kubambika imyenda y'abasivili bose bakagenda babarundanyiriza ahantu hamwe mu cyobo ariko cyane mwisa no cyane bakarenzaho udutaka duke ku buryo imvura nizagwa babasize nko ku misozi umuvu uzamanuka ukabikunkumura. Rero babaga bari na hafi bacunze igihe cyanyacyo iyo mvura izagura. Ejo bundi rero mu mvura zaguye urugamba rukajya rurwanirwa mu mvura, ahanga bamwe babaga barimo bafata ayo mavideo n'ayo mafoto. Byose rero byateguwe kugira ngo bigende bite, kugira ngo bizabe kimwe mu bimenyetso n'impamvu nyamukuru bagaragaze ngo M23 ifatikanyije na RDF ngo ko bishe abaturage hirya n'abasirikari, ngo bakajya babivanga ahantu hamwe ngo bakanabashyingurana nabi. Urumva? Ngo noneho babikore nk'ikimenyetso n'ibindi bimenyetso byabo bagiye bafite, ngo nibarangiza bazace mu Kirundo bajye kwikorera twatuntu twabo. Hasi no migambi yabo bana yabahiye. Ndetse noneho FDLR urebye rino zina ryabo FCLR ngo n'umutwe ushinze ibintu bya revolutionnaire, ngo guhindura intwara amatwara mu hano mu Rwanda, ngo bakazaza bakabihindura. Rero ibyo ngibyo bakabifata nk'ibimenyetso byo kuzaza bafite impamvu ifatika ngo baje guhindura iki amatwara mu Rwanda, ngo ubutegetsi buriho babukuraho nka biriya Badorama yirirwa avuga agira gute. Shakuri ya muhungu ntari bwisazire ndakurahiye abantu uriya yarangiye. Rebo ari gutwika imbuga nkoranyambaga yazimaze buri kanya buri segonda ari gusohoka arabika igihugu cy'u Rwanda. Buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndazikunda. Umunyarwanda aciye umugani mu Kinyarwanda avuga ngo ushaka urupfu asoma impyisi, kandi ngo nyiraki iki niki yigiriye iki niki, we nibyo byose ishatse kubivuga. Ariko ndagira mubwire yuko yakoze cyane. Aba bose bari gutegura iyo mitwe bano bahungu, uriya muhungu wa Habyarimana buriya yakoze nawe ikoze, nawe ari kwirangiza. Uriya ndetse na mama we, buriya papa we nimba yarakoze ibyaha ntago umwana yari kubihanirwa cyane ko yakoze ikosa ryo kugendera muri biriya bintu ngo u Rwanda ngo ruramwanga ngo ibiki n'ibiki, kandi nyamara we buriya nta kintu rwari kumutwara cyane ko yarakira umwana. Biriya bintu nta yarabizi, yari kwigumira hano muri uru Rwanda kituriza kamera neza. U Rwanda rwe kumuha n'icyubahiro kinini cyane. Ahubwo se n'ubu baracyafite amahirwe. Ubu nta mahirwe agifite. Yasabye imbabazi sakaza kare. Icyakora ko nabasankara barababari. Basakara ntibababari. Ubashobora kuza gasembazo babwa ati rwose rero mubyeyi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nari narayobye mu mbabarire cyane ko rwose bamwemera bamuha imbabazi da. Nimba ari n'abamugorora bakamugoraho gatoya bakabanza bakamwigisha bakamwereka uburyo u Rwanda rukora n'ibiki byose ngayo ngukorera. Ubwo rero ntaho twa tugeze none. Rero arimo arapanga ibintu nk'ibyo ngibyo n'izo FDLR n'ibyo bigarasha byose n'abandi bose ngo ba Evariste Ndayishimiye Bitwenge komediye wacu ngo azabatera inkunga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngayo nguko rero nibyo by'i Burundi nibyo bapanze aho ngaho. Ngayo nguko nuko bihagaze. Hanyuma rero bwana Fisi, reka duhite dukomeza n'imirwano ku bijyanye n'igisirikare cy'u Burundi n'undi kigikomozaho. Ndagira ngo mpite ngaruka gatoya mbabwire ahangaha M23
ahangaba ni umuntu utaramuha amakuru yari ariyo neza neza muri bino bice ngiye kubabwira ngo intare za Sarambwe yambwiye ngo tumaze kwicaza abadede bari kwiga ubu tuvugana bafashe agakaramu nyine koko bafashe ikaramu bajya kwandika buryo barategura M23 yabigishije cyane ahangaha habaye imitegurire idasanzwe imibare rimwe guteranya na 2 ni 5 hari babigishije oya byo ngibyo ni bisanzwe ni imibare mu bya gisirikare bize bicaye barategura urugamba bazajya bategura urugamba ntago ari M23 ibikorwa yakoze byigishije igisirikare cy'u Burundi imitegurire y'urugamba kubivuga nabi ku buryo umuntu adasobanukirwa ndi kuvuga ngo M23 yicaje abasirikare b'abarundi abadede bose bariga irabafata irabicaza none se umuntu we nta umuntu ashobora kuza agakora ikintu akagikora neza ukavuga ati uyu muntu ngomba kumwigiraho ukuntu akora ikintu se burya nuko ubwo ngende kumva ko yabazanye ikabicaza ikavuga ati muzajya murasa gutya na gutya kandi bahanganye ariko sha urasetsa yamwica akamugirira nabi hubwo dore ukuntu yabandikiye amateka yakoze amateka akomeye cyane bange baricara batera agatebe bagera ku kandi barareberera barabatereka twige reka twige amambere ahitwa Sange aka ni agace ka mbere kabanza Runingo urumva Rungutu agace kitwa Kigurwe ndetse n'akandi kitwa Ruberezi utu ni uduce abasirikare bose b'abarundi bicaye bariga bari bamaze iminsi badufite ndetse n'akandi gace kandi kitwa na gace ka Runingo nyine naka gace ka Runingo aha hose habereye operation zakozwe n'intare za Sarambwe murabizi ko tumaze iminsi tubabwira yuko hano hantu hakorwa ibitero n'igisirikare cy'u Burundi kiri gushaka kujya kwigarurira agace ka Kamanyola mu masaha mu gitondo ubundi hano haje team eshatu zose no musi zikubitwa kandi zigakubitwa mu mujyo n'ubundi babandi bakubitiwemo gusa ikibazo cy'abasirikare b'abarundi urumva bafite backup pe urumva bafite biri kimwe cyose urumva ariko igihari nuko batabasha kuresista imirwano ngo bamara umwanya munini cyane bari guhangana kandi nanone aho bakubitiwe niho bakiri kujya n'ubundi njyewe nkubitiye hanga ntago nahagaruka nukuri kose gushoboka nahita nca kandi hantu nca wowe utazi haguturuka mu mugongo nanjye nkagusekura tekinike zose mu rugamba zirakoreshwa sibyo se nibyo bwana Pacifique ariko abasirikare b'abarundi tekinike zose mu rugamba zirakoreshwa buriya herega nibuye waritoka hano mu 23 hari mwabana mwereka mbabwizo ese mvuye turi giye atongozaga ibibuye intwaro za masasu yashini ntibibonye arazapi intwaro za bwa mbere ngo niko babigenzaga rero hano bakabikoresha hano M23 hari kariti iri gukina cyane idasanzwe bimenye ko hari kariti iri gukina mwe mudashobora kumva ahubwo muzayumva mubonye igisubizo cyanyacyo kandi kiregereje vuba hangaha vuba cyane soon as possible cyane vuba hangaha hangara bwana Fisi naremaze kuvuga agace ka Sange ndetse n'aka gace ka Rungutu utu duce twombi urumva aba basirikare b'abarundi bicaye bari twiga pe bariga noneho byagezaho bita Kingurwe ahangaha rwose aha bagezaho bitakingurwe baravuga ati mana nyagasani M23 iratuzonze nkaho bidahagije Ruberezi gatoya hari komangiraga abasirikare b'abarundi naho barahageze utu duce twombi ndagira mbabwiza ukuri ko intare za Sarambwe zatwinje kandi zikoramo ama operation akazi cyane utu duce twari dusanzwe tufitwe n'iki gisirikare cy'u Burundi ubu tuvugana ishyano ryabagwiriye bwana Fisi ahantu baraye nicura burindi rikomeye cyane ndetse bari mu gihirahiro hagata bati turarara hehe turazindukira he biragenda bite gusa igihe nanone amakuru nakiriye nuko hari harukotse imodoka imwe mu modoka zose bajemo sindi zose zashwanyaguritse zabaye burere zangijwe n'intare za Sarambwe zatwitswe none tuje twose turi gukotorwa n'intare za Sarambwe amwe makuru rero nakiriye aba basirikare basigaye uyu munsi wa none ibice maze kwigarura ntibigera muri 15 gutyo ibyo ibinvuze nibyo muri Kivu y'amajyaruguru y'amajyepfo ni byinshi birarenga za 20 sinje nkagera kane mu kumva hano bakora operation kandi badasanzwe bari uratungurwa uraza gutungurwa n'ibi bintu intare za Sarambwe ziri gukora aha hose rero maze kubabwira intare za Sarambwe zagikemuye hasigaye agace bita Poezero aka gace niko kakiri ingora abahizi akanga kangira tuzana kavuga hejo kwanza hanyuma rabwana Fisi reka twerekeze muri Karemi habera igikorwa gikomeye cyane mu kanya mu masaha atambutse ndetse no mu masaha ya nimugoroba ku munsi w'ejo nuno munsi rero birongeye birabaye abandi basirikare batandatu b'abacashuro barishwe bahitanwe n'igitero
kiba gikozwe n'abasirikare batazwi. Ahangaha rero aho bibereye ni mu gice kinini kigize umujyi wa Karemi cyitwa Matafari. Urumva? Ariko bigibi bikaba byegeranye aka gace bikaba byabere mu gace kitwa Moni. Urumva? Gahanye imbibi n'agace kitwa Miketo n'akandi gace kitwa Kampunda ndetse naho bita Kabuye ndetse naho bita Rukengo. Utu n'uduce twombi turi hano muri Karemi. Iyi operation yabereye muri utu duce twombi rero ni fo turimo bano bacansho ndetse n'abasirikare ba Tanzania. M23 rero yinjiyemo ijya kwicamo ab'ingenzi, abasirikare babiri uwo bita Eric Dini Press yasize aha inshingano zose zo gukurikirana abantu bacashuru yamaze kugira gute kubakemura tayari. Ubu tuvugana bapfuye. Ahangara bari gushyirwa mu majwi uzi ngo nabahe. Bari kuvuga ko FARDC yagambanye yigumuye igiye kwiyunga kuri M23. None ubu tuvugana FARDC yiyunga kuri M23. Niko bavuze abacanshu nese ko barashwe n'abasirikare ba FARDC uzi ngo ne M23 kubera babikoze n'abasirikare ba FARDC bari bambaye imyenda ya FARDC nta bandi rero bari bukeke kandi hari zasarambwe imyenda ya FARDC urabizi ko biyambarira barayifite. Ahangara rero barinje babakoramo operation none bigiye ku mutwe w'abasirikare ba FARDC. Hari amakuru ndi kugenda nkurura neza umenye nimba ari byo. Byabaye rero ninsanga ari byo ntago nayatangaza akanya kuko ntago ndabona proof zose zifatika. Hanyuma rero wa mu general baswekereje hari muri za mvugo ni bwoko kira bamuswinguye bamugire nabi bamusomanyije n'ubutaka ewana mva bari kuba wana none intare za Sarambwe nta mikino zifite uzi ko bavuze ko nta mateko abazongera gufata. Hakufata amatekwe uzagira gute uzagira ikazakugambanira nta mateko muri urugamba none urwatangiye nta mateko. Mwandike muri comment mvuga ati nta mateko dukeneye. Byarangiye rero uyu ngubu bamukemuye bwana Fisi. Hari andi makuru menshi twari dufite ariko iminota yatujyanye ndabona bari kutubwira rwose ko yatujyanye katuze kuyagaruka mu kanya gatoya mu masaha mugoroba. Ubu nta makuru usimbutse mu makuru numvishije wavuze ko wavuze incamake nyinshi. Amakuru navuze menshi ariko kuyavuga siko kuyamara wavuze navuze menshi ariko kandi ngira ngo ni bya Makenga. Amerika ntayo navuze ko bahamagaye Makenga bamumenyesha buryo ki agomba kurekura Rubaya. Iyi Rubaya rero ndagira mbabwiza ukuri ko Makenga nawe atayirekura kuko nimwe mu turufituma ahangayikisha Kinshasa. Ahangaho umuntu wicaye na Kisekedi bakajya inama ahubwo surana trap bakoze umuti trap rwose kumva tangira kubwira M23 ngo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Atangiye gutesha mu makunyene ati ni murekure mutwe ati ni murekure Rubaya kandi kurekura Rubaya kwa M23 biragoye egare gusenyo akuzi nko uzi kuba ukora akazi warabonye akazi kakugoye warubayeho nabi ukabona akazi gatangiye kuguhindura ubuzima deni warangiza urumva umuntu yarangiza akaza akakubwira ngo kari akazi kaveho ugenda ushaka ahandi ujya kariya ndagaha umwana wanjye cyangwa ndagaha inshuti yanjye ukave birababaje ngayo nguko rero kadusoze kadushimira abakunzi bacu Imana ibarinde turabakunda cyane.